Hari imvugo ikunze gukoreshwa n'abafite ubunararibonye mu by'ubukungu igira iti amafaranga atinya urusaku. Si amagambo yavuzwe ku bw'impanuka, ahubwo ni isomo rikomeye ryaturutse ku myitwarire y'abakire nyabo. Mu gihe isi ya none ikunda kugaragariza abantu ubukire binyuze mu rusaku, imiziki ivuga cyane, kwerekana no gusakuza, ukuri k'ubukire nyabwo kugaragarira mu mutuzo, gutekereza no kuganira ku bwitonzi. Iki kiganiro kirasesengura uko amafaranga akunda umutuzo, impamvu abakire badakunda ari urusaku, nicyo byigisha ushaka gutunga no kugumana umutungo. Murakaza neza kuri Aka Update, ntimwibagirwe gukora subscribe, like, share ndetse mudushyire comment mutubwire igitekerezo cyanyu. Iyo winjiye muri banki usanga nta muziki uhari, nta rusaku, nta muntu urimo gutaka, hari umutuzo, icyubahiro n'ubwitonzi. Ibi si impanuka, amafaranga akenera ahantu hatuje kugira ngo abungabungwe neza, atekerezweho, acungwe kandi akure. Banki ni urugero rufatika rwerekana ko aho amafaranga ari haba gahunda, ituze n'ubwenge. Ikindi ntibisanzwe kubona umumiliyoneri w'ukuri ari muri club irimo imiziki ivuga cyane. Abakire nyabo bagira utubari twabo bwite, salo zitekanye cyangwa ahantu hihariye ho gusangirira n'abandi bake. Aho hantu imiziki ivugira hasi cyane, atari yo kubyinisha ahubwo ari yo gutuza umutima. Impamvu ni imwe, haba hari ibiganiro by'imigambi ikomeye n'icyerekezo kirekire. Iyo ubonye abantu barimo kubyina cyane, basakuza, bamwe biyerekana ko bafite amafaranga, ujye umenya ko aho hantu amafaranga bari kubura. Ahantu nk'aho ngaho umuntu ushobora kuba afite amafaranga ari nyirakabari gusa kuko aba ari gukora ubucuruzi, abandi akaba ari abayakoresha batabitekerejeho. Niba uri umunyamafaranga cyangwa uri mu nzira yo kuyagira, ni ukigana imyitwarire y'abantu basakuza. Urusaku rujyana n'amakosa, amarangamutima akabije, imyanzuro ifatwa hatabanje gutekerezwa. Amafaranga akunda umuntu uzi kwifata, uzi ibyo guceceka, utekereza mbere yo kuvuga cyangwa gukora. Iyo ubonye umuntu uhora uvuga ati ndi umukire, mfite amafaranga menshi, ujye umenya ko kenshi aba ari hafi guhura n'ikibazo gikomeye cyangwa afite ibibazo by'imiyoborere y'umutungo. Impamvu ni uko amafaranga adakunda kwerekana n'amagambo menshi, akunda ibikorwa bigaragara, bituje kandi bifite intego. Amafaranga akunda umuryango utekanye. Iyo ubonye umuryango ukize utangiye kuzamo intonganya, amagambo menshi, intonganya za buri munsi n'urusaku rurenze urugero, ujye umenya ko ayo mafaranga atangiye kuryamira amababa yo kwigendera. Amafaranga ntaba mu kavuyo, akunda ahari ubwumvikane, kubahana no gufatanya. Niba ushaka kugumana amafaranga nawe ikakugira umutuzo mu buzima bwawe, rinde gufata amakosa ngo uyashyire ku bandi mu rusaku n'imidugararo, rinda amakimbirane adafite umumaro, menya ko amahoro ari umutekano w'amafaranga. Bavuga ko amafaranga avuga ariko imikorere yayo iratangaje. Akora atarenze, ntavuga amagambo menshi, ahubwo igaragaza ibikorwa. Iyo umuntu akora, amafaranga akamukurikira bucece. Nta rusaku, nta kwiyerekana, nibwo bukire nyabwo buba bubaye. Mu gusoza igitekerezo cy'uko amafaranga atinya urusaku, ni isomo rikomeye ku muntu wese ushaka gutera imbere. Amafaranga si y'abantu basakuza cyane, si ay'abiyerekana, si ay'abahora mu kavuyo. Amafaranga ni ay'abatekereza, abatuje, abagira icyerekezo n'abubaha ituze. Niba ushaka gutunga no kugumana umutungo, tangira wubake umutuzo mu bitekerezo byawe, mu muryango wawe no mu buzima bwawe bwa buri munsi. Amafaranga azaza kandi azagumaho. Bakunzi bacu ba Aka Update, turabashimiye kuba mwakomeje kutuba hafi kuva dutangiye iki kiganiro kugeza gishoje. Twizeye ko amafaranga akunda umutuzo, akanga urusaku, amakimbirane n'imyitwarire itagira icyerekezo. Uko kurushaho kwiga kuba umuntu utekanye, utekereza kandi ufite amahoro, ni kurushaho kwiyegereza ubukire burambuye. Niba wakunze iki kiganiro, ntiwibagirwe gukanda like, usangiza abandi, kandi niba utarafata umwanzuro, kanda subscribe kuri Aka Update. Turagusaba kandi kudusigira comment, utubwire icyo watekereje kuri iyi ngingo cyangwa icyifuzo wifuza ko twazaganiraho ubutaha. Murakoze cyane, mukomeze mugire amahoro, ituze n'iterambere. Tuzongere tubonane mu kindi kiganiro cya Aka Update.